ninde wakubwiye ko njyewe ugomba kujya kunsebya ugakunda na gisaza nka kiriya? Ninde wakubwiye ko njyewe ndakagabo kamabwa ukajya gushyingira igisaza tungana ahubwo kinanduta? Unundi munsi singigere numva ngo wagiye mu kazi ka kiriya gisaza, ubu kirwa kigusambanya, nshimye kuvuyeyo kitaguteye inda, n'ubu sinzi niba udafite inda. Mama Angeli hirarati karame, nshaka kuza tukayagupimisha umukobwa niba adatwite umwana wa kiriya gisaza. Ntabwo ngiye nshaka umukwe umeze kuri, nshaka umukwe ukiri umusore, nshaka umukwe utari igisaza, utari umugabo, utari umuntu warengeranye. Ntabwo rwa kiriya gihungu, ntabwo bishoboka rwose cyane kubyumva. Angelique ubwo ari kurira ati ariko papa ndamukunda n'ukuri na mama nashaka byumve, ahita amukubita urundi rushyi. Angelique yaramubwiye ati none se ibyo bintu nibyo koko ndi kurota? None se ubuse Andre ubwo sura nkunda byatangiye ryari? Andre yambwiye ati njye nakubwiye ko bimaze igihe, maze amezi 6 ngukunda, maze amezi 4 nkwigaho, kandi byose nkeneye urabirengeje. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Nagusuhuje kandi nongeye kuguha ikaze hano kuri Ep Media aho uri hose, nkaba nguhaye ikaze aho uherereye, abari mu Rwanda, bari mu burasirazuba, bari mu burengerazuba, bari mu majyepfo, mu majyaruguru, umujyi wa Kigali, ahantu uri hose nkaba ngusuhuje kandi nkwifuriza umugisha w'Imana kuba unkurikiye no kuba warakanze subscribe. Ni ibintu biza cyane kandi nyine bishimishije, nta kwirengagiza, kandi nyine ku bwawe urabona ko ibintu biri kugenda biba uburyohe cyane cyane. Ahangaha rero ni ahantu wumvira inkuru zitandukanye, amakuru y'ubuzima, ibijyanye n'imitekerereze y'abantu, n'ibintu byinshi tugenda tunyuramo mu buzima bwa buri munsi, njyewe ndetse nawe n'abacu. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe nkaba nje kukubwira inkuru. Uzi ko hano humvira inkuru nziza zitandukanye zishobora kugira icyo zihindura ku buzima bwawe. So niba rero hari ikibazo ufite, niba hari ahantu uri hatakunejeje, ubuzima uri gucamo bikugoye, ibintu byose uri gucamo, ujye umenya ko Imana ihari kugira ngo ikurinde kandi ibikunyuzemo kandi ubicemo wemye. Ni inkuru rero ya Angelique ngiye kukubwira, ndetse n'umusore bakundanye ariko bikaba ibibazo bikomeye cyane. Unkurikire rero uraza kumva amaherezo y'inkuru n'icyo ukuramo nk'inyigisho cyangwa se impanuro z'ubuzima. Uraba wanteze amatwi kandi mbaye ngushimiye. Inkuru ya Angelique rero tuyitangirira ahantu hari umukobwa mwiza uri ahantu muri ofisi. Nta no ofisi ariko irimo abakozi benshi, igaragaramo abakobwa, abasore bameze nk'abari gukora ahantu mu kigo runaka gikomeye cyane. Baba bari mu kazi, ndetse akazi gatuma bakira abantu batandukanye, abantu babagana bagiye batandukanye. Angelique rero yari receptioniste kuri company yabo aho yakoraga. Nyine company yabo yari ifite abayobozi batandukanye, ariko uwo yambwiyeho cyane ni uwitwa Flora. Flora yari manager wa company yabo. Company yabo yari ifite boss witwa Andrew cyangwa se Andrea. Boss wiwe rero akaba ari wari waramuhaye akazi, nk'uko byakorwaga nyine abamaze gukora ibizamini bakabitsinda bagahabwa akazi, bakanaganira na boss akabaha impanuro ndetse akanabakurikirana mu buzima bwa buri munsi. Angelique rero ni umukobwa nyine mwiza w'imibiri yombi, wari ugisoza amashuri yisumbuye, ariko nyine atangira na kaminuza, ariko mu gutangira ahita ashaka akazi, abona akazi agafatanya no kwiga, cyane ko yigaga muri weekend. Ntabwo yari kubura gushaka akazi akora cyangwa se ngo abone amahirwe abure kugakora. Yakoze ikizamini rero aragitsinda, maze ahura na boss wiwe ariwe Andrea, maze amuha akazi, amubwira ko icyo amusaba ari uko yakora akazi nyine ashyizeho umwete. Noneho rero Angelique yakomeje kugirira ibihe byiza mu kazi ke, aba inshuti n'abaho yahasanze, barimo ba Stella, barimo ba Nadia, barimo ba Tracy, ndetse na ba Paul n'abitwa ba Frank. Bose nyine bari abakozi bakorana, ari inshuti ziwe za hafi nyine nk'uko biba bimeze mu kazi, nawe urabizi. Angelique rero ubuzima bwe bwakomeje kugenda neza, bifatanya no kwiga, ariko nyine bikamuvuna, ariko akihangana, kuko inshuro nyinshi nyine bakoraga inama zitinda mu kazi, ariko akihangana akaba zirimo, kandi afite n'ishuri yigaga nimugoroba, cyane cyane akiga no muri weekend nyine. Rero
byarakomeje, ubuzima bwarakomeje. Angelique yari afite ababyeyi bombi, afite mama we witwa Hilary ndetse afite na papa we witwa Bosco, ariko ababyeyi ba Angelique bari abantu bari strict cyane, cyangwa se aba babyeyi urumva baba batekereza gukanira nyine abana babo. Mbese Angelique urumva yaritwararikaga, yari afite musaza we witwa Isaac, afite na murumuna we witwa Aurora. Nuvuga ngo abana bose mu rugo babaga bakanirwa n'ababyeyi babo. Mama we na papa we bari abantu basenga cyane, bari abantu bakunda Imana, bakunda kujya gusenga, mbese inshuro nyinshi babaga bari mu bintu byo gusenga. Ariko Angelique nawe yari umunyamasengesho, nuko ariko we atabigiriye fight cyane, cyangwa se atabigiriye intambara cyane, ajya gusenga ku cyumweru ndetse no mu masengesho asanzwe, ariko ntabwo yabaga muri korari nk'uko nyine wabo bahoraga bamubwira ajya muri korari, ariko Angelique akababwira ati mbafite ibintu byinshi kubifatanya na korari ntabwo nabishobora. Ntabwo ari kubishobora cyane kuko yagiraga akazi kenshi, yakoraga nk'ubureceptioniste ariko akanakora nka secretary urumva wa boss we yari Andre rwose yari umusore ariko ubona ari nk'umugabo kuko yari mu myaka hafi 40. urumva ko ni umuntu mukuru cyane, yari yaragize igihe cyo gushaka amafaranga. Andre rero yari umugabo cyangwa se yari umusore ukuze, ukunda kwambara amashati, adakunda kwambara karuvati, yambara amashati n'amakositimu ariko adasa n'amapantaro. Yakundaga kwambara ipantaro zitandukanyije ibara n'amakositimu yabaga yambaye. Yari umusore nyine wiyubashye, ufite uruhara, uhora yogoshe, agenda yambaye isaha buri gihe, yambara n'inkweto nziza cyane. Ari umusirimu nyine ufite amafaranga, afite n'imodoka, mbese yari afite ubuzima bwe yarabwubatse, afite n'inzu ataha mu nzu akodesha ariko afite inzu ye. Noneho rero ahantu Angelique yakoraga urumva habaga hari ibintu byinshi, bakoraga akazi ko gutanga serivisi zo gutumiza ibintu hanze no kohereza abantu hanze. Urumva ni ahantu hazaga abantu benshi batandukanye, ni ahantu hazaga abantu b'abasirimu. Angelique yagombaga kuba ari alert cyangwa se yiteguye guhora yakira abantu nyine muri ubwo buryo, kandi akaba ari play yiteguye no kujya mu manama aho yajyanaga na board yose cyangwa se na komite nyobozi y'ikigo cyabo. Noneho rero Angelique yakomeje imirimo ye, ariko agera mu mwaka wa 2 wa kaminuza, amaze amezi 6 mu kazi. Urumva aho yakoraga yahagiye nyine ari umunyeshuri, mbese hamutwaraga umwanya we muremure cyane mu buzima bwe. Yari yaritangiye akazi, atangira kumva ko agomba kunganira ababyeyi be, papa we Bosco akamwunganira mu bijyanye n'ibikoresho bisanzwe bya bezo zisanzwe zo ku ishuri, kugira ngo atamugora nyine nk'umwana w'umukobwa ukora, kandi urumva ni ibintu byumvikanaga. Angelique rero yari afite imyaka 23, yari mu kigero cy'imyaka 23, ariko ari umukobwa nyine mwiza, very presentable, wicara imbere kuri reception akakira abantu neza, akunda abantu, agira ikinyabupfura, ariko nyine afite ikibazo cy'uko iwabo baramukaniraga cyane. Ni uvuga ngo iwabo Angelique gutaha birenze saa 12 byabaga ari ikibazo gikomeye, ku buryo saa 11:15 batangiraga kumuhamagara, uri hehe. Ubwo rero murumuna we Aurora yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye, ariko nyine yigaga ataha mu rugo kuko yigaga mu kigo gikomeye. Iwabo bari abantu badafite amafaranga y'ibyamirenge, ariko bari bifashije, rwari urugo rudasaba umunyu nk'uko bakunze kubivuga mu Kinyarwanda. Rero papa we yari umuntu yari afite moto isanzwe yo kugendaho, atari y'akazi. Moto nawe yakora ko yari afite akazi nyine, yari afite business akora ya kenkayori. Papa we yacuruzaga kenkayori, mama we afite nawe iduka acuruzaho ry'imyenda, acuruza imyenda. Aurore yakundaga kuba ari we uri mu rugo, papa agataha Aurora ari mu rugo, mama nawe agataha Aurora ari mu rugo, bigatuma bibaza ahantu Angelique nawe yakoraga uko ashoboye, agasezera abantu bose ku kazi, akagera mu rugo hakiri kare. Byari bigoye cyane kugera mu rugo nyuma ya saa 12, kuko rimwe na rimwe byarangiraga agiye kwa anti we Rachel kurarayo, kubera ko habaga hafunze banze no kumufungurira. Bwari ubuzima bugoye cyane ku ruhande rwa Angelique nk'umwana w'umukobwa ufite akazi kandi ugomba kwifatanya n'ishuri, ariko yabaga atatanze itangazo yuko nyine uwo munsi ari bwige, akohereza n'amafoto yuko yagiye mu ishuri, cyangwa papa we akavugana na mwarimu we. Mbese byabaga ari ibintu bigoye cyane kuba yakinjira mu gipangu mu rugo. Ubwo buzima rero yabukomejemo, abugumamo, n'inshuti ze zari zibizi, yaba Stella yaba Nadia ndetse na Tracy utarabaga hafi nabo, ariko Nadia na Stella bo baranakoranaga mu kazi kabo, bakora imirimo itandukanye niyo Angelique yakoraga, nabo bari babizi. Mbese
iyo washakaga kuba wamuvugisha barakubwiraga bati Angelique mureke uragende rwose, kubera ko ibintu ntabwo biba byoroshye, uze utuvugishe, ntabwo twebwe dufite ikibazo nk'icyo Angelique afite. Angelique yakomeje nyine kubaha ababyeyi be nk'umwana w'umukobwa uri kwishakisha kandi uri kwiga, urihirwa n'ababyeyi ndetse ufite n'ikinyabupfura no kumvira warezwe, akomeza kuba muri ubwo buzima ariko bumugoye, ariko akihangana. Rero habayeho umunsi umwe Andrew cyangwa se bosi we Andrea ategura inama y'igitaraganya igomba kuba, bitewe n'uko nawe yari yakiriye message cyangwa se ibyo nakita nka email ko hari abashyitsi bazaza kubasura mu kigo cyabo ku munsi wari ukurikiyeho. Uwo munsi rero yasabye abakozi bose ko bagomba gusigara bakaganira kugira ngo barebe uburyo bazakira abashyitsi bagombaga kwakira mu gitondo, cyangwa se bagombaga kwitabira nyine barebe ibikorwa byabo nk'abaterankunga. Icyo gihe rero Angelique yari yabwiye iwabo ko rwose atari bukererwe, dore ko iwabo bari bafite n'abashyitsi, nabo bari bafite abashyitsi kandi bagomba kwakirwa. Ariko mama we aramuhamagara amubwira ati wihute utegure, abashyitsi baraza kuhagera saa 12, rero uhagere saa 11 kugira ngo basange uhari kandi ibyo bintu ubizirikane. Angelique yabwiye mama we ati rwose ndabikurikirana nta kibazo, ntugire ikibazo, natwe uyu munsi turataha kare saa 11:20 ndaba mvuye mu kazi. Zigeze rero saa 11:20 nk'uko yari yabibwiye mama we, agiye gutaha ahura na bosi we Andre, kuko yari yabaherereje ubutumwa ataragera mu kazi, kuko ntabwo we yabaga hari inshuro nyinshi, yahazaga gake cyane, ibintu byose byakurikiranwaga na manager Flora. Ariko nyine nawe icyo gihe yaraje mu nama. Ageze rero ku muryango, nyine bosi Andrea ageze ku muryango ahura na Angelique afashe isakoshi agiye. Uwo munsi rero Flora ntabwo yari yakoze, yari yagiye mu butumwa bw'akazi, ariko yamenyesheje kuri groupe nyine ko bari busigara abakozi bose, ariko Angelique yari ataramenya amakuru yuko abakozi bagomba gusigara bose, kuko nyine ntabwo yari yitaye ku bindi bintu, yari afite gahunda yo kwihuta akajya mu rugo, nta kintu yari yitayeho, yumvaga ko uwo munsi ibintu nta kintu kigeze gihinduka, kuko nyine we Flora ntabwo yigeze amuhamagara, ahubwo yandikiye abandi ababwira ko nyine ibintu byose ariko biribuze gukurikirwa kandi bigakurikiranwa ko na bosi Andre yagiye kuhagera. Rero Andre yahise ahura na Angelique aramubaza, Angelique ugiye he kandi uzi gahunda dufite? Angelique yaratunguwe aramubaza, none gahunda yihe boss? None se ubu ngubu nibwo umenye ko ugomba kugenda nyuma y'uko umaze kwakira ubutumwa bw'uko dufite inama? Ntabwo uzi ko ejo dufite abashyitsi? Ntabwo nabwiye Flora ngo abibabwire mwese? Angelique yaratunguwe aramubwira ati oya, ntabwo nari mbizi ko dufite inama uyu munsi, ariko nanjye nafite gahunda nyinshi zo mu rugo, rero ntabwo nanamenye ko hano ku kazi hari gahunda nyine iri butinde, muranyihanganira rwose ntabwo nabimenye. Rero subirayo katusubireyo uze tugende, tugifite inama kandi dufite gukora ibintu uyu munsi bikarangira kugira ngo ejo tuzagaragare neza. Abantu bagiye kuza hano ni abantu bazadutera inkunga, bagiye kuba partner cyangwa se abadutera inkunga bijyanye no iterambere ry'ikigo cyacu. Ntabwo rero natuma utaha nta n'uruhushya ndetse wigeze usaba bakibitangaza, bityo rero ntabwo nakwemerera utaha, kata dusubireyo. Angelique ubwo yahise atungurwa nyine, yumva agize ikibazo, arahindukira nyine kuko boss we yurumva yari akiri kumureba agihagaze aho ngaho. Mbwe none se ko mbona uri kubitekerezaho kabiri? Njyewe ibi ngibi narabibabwiye kandi ntabwo ari ibintu bibatunguye. Yarambwiye ati oya nta kibazo boss, nta kibazo rwose, nuko nyine hari ubutumwa nashaka kohereza mu rugo kubera ko bari bazi ko ndi butahe kare. Andrea yamubwiye ati ariko se bya bintu byawe byo kwiruka gutaha kare n'ubu biracyaba? Ntabwo uzi ko ubu se ni nongera inshingano mu kazi uzasezera akazi? Ubwo ibyo ngibyo nkeka ko bitakomeza kubaho gutyo kubera ko byazabangamira imirimo y'akazi kawe. Rero ubabwire ko uyu munsi dufite inama kandi nyine babyihanganire, kubera ko nanjye ntabwo nakwemerera urugenda rwose, ntabwo nabikunda kuko ni ibintu byinshi ugomba kwandika hariya kandi urabizi ko udahari ni ibintu byinshi byapfa ahangaha. Ubwo Angelique nyine yasubiyeyo ahita yandikira mama we ati mama ndaza ntinze, habaye inama itunguranye ku kazi ariko ndabizirikana, ndafata akamoto mite mpagera inama nirangira. Angelique ajya mu nama, nyina akomeza kumuhamagara, aramuhamagara Angelique ntamwitabe kubera ko numva Andre yari ari kuvuga ndetse nta muntu wamuvugira
yabagenderagamo, urumva yari umubosi wabo bose, yabisanzuragaho nabo bamwisanzura, ariko mu gihe cy'inama yabaga ari seriye cyane ku buryo ayatandukanyaga inama n'ibindi bintu byose bishobora kubahuza mu kazi. Rero yakomeje nyine kuganira babwira yuko hari buze abantu bakomeye baturutse mu bihugu byo hanze, ndetse bamaze no kugera ku kibuga cy'indege, ko bari bamuhaye imyera ariko ntabyiteho cyane, ariko ko ejo bazaza kandi bagahura n'abakozi bose kugira ngo babasobanurire ibijyanye n'imikoranire bashaka ko bakorana. Ubwo rero urumva yuko Angelique yari umuntu mu nkingi za mwamba ukenewe mu gitondo cy'umunsi wari bukurikireho, kuko urumva nk'umureceptioniste cyangwa umuntu wakira abantu yagombaga kuba hari kandi akamenya n'abantu azakira bari bo, kuko urumva bari abashyitsi b'imena. Inama yaratinze rero, inama igera hafi saa 2 z'ijoro, ariko biba ngombwa ko ababyeyi ba Angelique barakara cyane kubera ko papa yatashye Angelique ataraza, ndetse igihe cyose mama yamuhamagaye ntabwo yamwitabye, yamwandikiraga message cyangwa se ubutumwa bwira ati mama ndi mu nama rwose ntugire ikibazo ndataha. Inama nayo igakomeza igatinda. Inama rero yaje gusoza, Andrew abona Angelique ntabwo ameze neza, aramwegera ati Angelique naguhemukiye kubona ko mbona utishimye. Angelique amubwira ati oya boss, ariko nyine Angelique urumva ari umukobwa witonda, uzi kwihangana, utagaragaza amarangamutima ye nyine ku kintu cyabaye mu buryo bworoshye, ariko Andre yari amuzi, urumva igihe kinini babaga bari kumwe, yamubwira raporo z'abantu yakiriye, bavugana kuri telefone, abantu bajaho n'ibande n'abande, mbese yabonanaga kenshi akanavugana kenshi na Angelique ku buryo atari kumwiyoberanyaho ko nta kibazo afite. Andre rero yaramwegera amubwira ati none se ni mu rugo bagutejeho ikibazo bimwe wambwiraga ngo bafite gahunda y'abashyitsi cyangwa ni ikindi kintu cyabaye? Angelique rero nk'umuntu utaruzi kubeshya yabwije boss we Andrea ukuri, yaramubwira ati ni ukuri kose nagombaga kuba nageze mu rugo saa 11:15, none riba saa 2:15 zirageze, kandi nabwiye mama ko dufite inama, kuko nyine iyi nama zabaga nababwiraga, inama zacu urabizi ko muba mwarazipanze ku buryo bwa orere. Rero iyi ngiyi kubera yatunguranye nyine ntabwo biyakiriye kumva yuko nababwira ibintu byabatunguye gutyo. Niyo mpamvu rero ubona nyine ntameze neza, ariko biraza kumera neza nta kibazo. Andrew yabonye umwana w'umukobwa agize ikibazo, aravuga ati okay nta kibazo, reka ngufashe jye mu modoka nkugeze mu rugo, nibiba ngombwa turaninjirana ababyeyi bawe tubonaneho kugira ngo baze kukumerera nabi nkaho hari ahandi hantu waruri. Angelique yarabyemeye, urumva yagombaga gutega moto, ariko nabwo boss we yubahaga boss we cyane kubera ko yaramukuze, yaramurutaga, arabyemera ambwira ati nta kibazo, no kuba muraba muntwaye bishobora kuza gufasha nyine kumvisha mu rugo yuko nta kirewe ndi mu bindi bintu. Baragiye rero, Andrea yatse imodoka afungurira Angelique. Andrea yubahaga Angelique cyane kubera ko yari mu bantu batuma ikigo cye cyakira abantu benshi, kubera ko nyine yakiraga abantu neza, ari na mwiza, ari umwana w'umukobwa uzi icyo ashaka kandi yubaha azi n'inshingano ze. Yaramwubahaga cyane rero kandi akamwubaha ku buryo nk'umukozi we kandi mu buryo nyine butangaje. Yaramugiye rero amufungurira imodoka, aramubwira ati injira nta kibazo. Angelique aramubwira ati ariko si ibingibi byari ngombwa? Angelique aramubwira ati oya ngiwe ntabwo umuntu tugiye ahantu cyane cyane w'umukobwa nkawe, ntabwo nyine nibona nabafunguriye, ntabwo mbizi niba bikuje nyumbabarire. Angelique yarabivuze kubera Andrew yaramufunguriye nyine umuryango w'imodoka kugira ngo yinjiremo. Urumva abandi bari bamaze gutaha, we yasigaranye nawe amubwira nyine ubijyanye n'uko azakira abo bantu, kuko Andrew we yarabazi, asigara amubwira nyine utuntu dukeya tw'udutips tuzamufasha kwakira abo bantu neza, kuko bari abanyamahanga, amubwira ibyo azababwira, buryo azasobanura ikigo icyo ari cyo, ibintu byose akabivuga nyine nk'uko Andrew abaga yabimubwiye. Rero icyo gihe barinjiye mu modoka bagenda baganira, Andrew agenda amubwira ati none se ubundi igihe umaze hano mu kazi ujya wumva hari ikintu cyakubangamira ku buryo akazi wagasezera? Angelique yaramubwiye ati oya rwose akazi kanjye ndagakunda, kuba rwose mfitemo amarore menshi cyangwa nkoramo akazi kenshi, ni ibintu nkunda kandi numva nyine nishimira ku buryo ntavuga ngo birambangamiye. Ngewe akazi kanjye ndagakunda, ukwitanga nkora mu kabi nshimira nabyo numva ari ikintu cyiza cyane, ku buryo ikigo kizavaho kiri bungubu kikagera aho kizagera nifuza, mbese numva ari ishema ryanjye
ntabwo bijya bimbangamira. Andrea amubaje none se ko mbona mu rugo iwanyu naho bibaye inicuro ndakeka ya 4 mura n'ibibazo by'uko akazi kari kukubangamira ku bijyanye n'uko iwanyu baba bishaka, none ibi ngibi ubona bitazaba intandaro y'uko uzahitamo kimwe ukareka ikindi? Kuko nubwo wubaha akazi nyine cyane, ariko ababyeyi nabo ni abantu nyine bagomba kubahwa kandi ibintu byabo bikubahirizwa. Ariko igihe cyose wasigaye mu kazi, igihe cyose watanze impamvu, ndakeka byari ibintu nawe bibonera ko taburamo, kubera ko niba dufite inama, niba dufite abashyitsi, ni ibintu biba bikureba. Niba twakiriye itangazamakuru ugomba kubavugisha. Ubwo rero ntabwo nkeka yuko ari ibintu utakabaye witaho. Nanone ariko ababyeyi baba bagomba kubyumva, icyo usabwa we ni ukubibumvisha, ariko humura nzagufasha nta kibazo. Angelique nyine yakumva arishimye akavuga ati nta kibazo rwose ni mubimfashamo, ababyeyi banjye nabo ni abantu bumva, ni abantu babinyifuriza iterambere, ntabwo ari uko banyanze, bazabyumva. Baragiye bagera kuri gate nyine mu rugo iwabo wa Angelique. Aurora aza gufungura kuko nyine yari ari mu rugo, aza gufungura abona nyine Angelique yasohotse mu modoka, aramubwira ati Angelique ubu isaha nibwuje, ati noneho mu rugo barakwica neza neza. Angelique aramubwira ati none se bimeze biti? Nanjye mfite ubwoba cyane. Ati neza papa yarakaye, yavuze ngo kazazaza ahareba ahantu buri gukora, ngo arebe abantu mukorana, ngo arebe ibintu, mbese yarakaye ku rwego rw'uko yavuze ngo rwose ashobora no kuza ngo murabonana, mbese niko yavuze. Angelique yumvise ibintu noneho bikaza, aravuga ati ntajyanye noneho na boss ibi bintu byaba bikomeye. Ubwo boss we yari amaze gutsimbura, ariko Angelique yahise ahamagara boss kuri telefone, ahita ahagarara, yarageze nko kuri metero 30, amuhamagaye kuri telefone amubwira ati mwagaruka inyuma gato ko hari akantu nshaka kubabaza. Boss we rero Andre yahise atera rivanse, aragaruka, yari ataragera kure, ava mu modoka ayegera Angelique aramubwira ati none se bimeze bite, hari akantu wibagire mu modoka? Angelique aramubwira ati oya, ahubwo nyine uyu ni murumuna wanjye yitwa Aurora. Rero ambwiye amagambo y'ukuntu mu rugo noneho ibintu barakaye ku rwego rwo hejuru, kubera ko nabandikiye ubutumwa ariko ntabwo bigeze babuha agaciro. Mama namwandikiye nzi ko abibwira papa, none papa ngo atashye mu kanya saa moya, ibintu yabigize ibintu bikomeye cyane, mbese nifuzaga ko niba byakunda twajyana mu rugo. Andrea amubwira ati nuko wari warabyanze, ariko nanjye byamfasha kumva yuko ababyeyi bawe bashobora kumva yuko akazi nako ari ikintu nacyo kigira amategeko kandi duharanira iterambere. Tugende rwose nta kibazo. Bite witwa? Nitwa Aurora. Uwo nyine Aurora nyine wari kumubwira ati njye nitwa Aurora, nyine ndi murumuna wa Angelique. Ati Aurora ni byiza cyane kukumenya, uri umunyeshuri? Yes ndi umunyeshuri, niga nyine ngeze mu wa 5. Ati wow, kabisa courage, kubera ko kwiga ni ibintu by'ingenzi. Nawe uzagira ubupfura, ugire imitekerereze yo kuba umukozi no gukora cyane nka mukuru wawe Angelique. Uyu nguyu turamwubaha twese ku kazi. Angelique ubwo yarasetse, triko boss namwe ntimugakabye. Barinjira rero baragenda, bageze ku muryango Aurora arabafungurira, barinjira. Noneho abashyitsi urumva bari muri jardin, ntago bari muri salo, bari hirya bari kuganira nyine, aho bari kuganira na mama nyine wa Angelique Hilary. Ariko Bosco bari kumwahita yinjira nyine akurikiye ba Angelique, yinjirana nabo, bari bazi ko bamusanga muri salo kuko Aurora yari amusize muri salo ategereje nyine, ari kwibaza avuga ibintu byinshi cyane ari buze kubaza Angelique. Yahise ahagera amubwira ati niko sha, ni wowe uba wantindirije umwana, ni wowe uba wantindirije umwana ku buryo agera saa 2 saa 3 z'ijoro ukimufite? Wowe urinde uri mu ntoki ku buryo nuko umuha akazi? Wowe urinde uri mu ntoki unindiriza umwana ya masaha? Ubwo nibwo bwa mbere Bosco yarabonanye na Andrea nyine, cyangwa se na boss wa Angelique, ariko ntabwo yigeze amuha icyubahiro rwose cyangwa se amwubaha, bitewe nuko yari yatindije umukobwa we nyine bigeze aho ngaho, kandi ntabwo yabikundaga cyane. Andrea yaramubwiye ati rero papa Angelique, nifuzaga ko tuganira, nanjye nicyo kinzanye, kandi ntabwo ari byiza ko twaganira murakaye. Ndakeka mbanje kubiseguraho bitewe nuko Angelique yatinze mu kazi, yarari mu kazi ari kumwe na bagenzi be bakorana, twese mu kazi twari twatinze bitewe na gahunda twari dufite y'umunsi w'ejo, kandi Angelique afite ibintu byinshi ashinzwe mu kazi hari iwacu. Ntabwo rero byari kuba ari byiza ko ataba ari mu nama twari dufite twese, byadutunguye kandi na bagenzi bo nibo ko batashye. So numva
ndumva yuko rero atari ikintu cyakabaye kiba ikibazo mu mboni zanyu, kimwe nuko natwe ari ibisubizo kandi ari no ku bisubizo kuri Angelique bijyanye no kuba yakora akazi ke mu buryo bwiza. Ntabwo Bosco yigeze abyumva arubwo ati none se ni gute umwana wanjye wowe kuki utampamagara ngo nsabe yuko umwana wanjye agomba gutinda muri ako kazi kawe, urakeka nta mwishyurira ibyo yishyura bidafashije ngo ni akazi, namwishyurira ishuri, namwishyurira n'ibyo aka kazi nkamukuramo kandi akaza hano mu rugo. Urumva ntabwo rwose njye mbikunda umwana wanjye ujye umurekura amasaha ajyanye na kontara wamusinyishije, ibintu byo kumukoresha mu masaha arenze ni aha ngaho ubwomanzi buturuka mwitwaza ngo muri aba bosi mukatwangiriza abana. Angelique ntabwo birangirira aha ngaha bosi wawe yaza ataza, njyewe kari akazi uzahitamo njyewe cyangwa kariya kazi, kubera ko ibi ngibi ntabwo njye mbikunda. Ntabwo nshaka kurera abana b'ibyomanzi ejo bazaza batwara mada bantwarira winda nsebe mu bantu, nsebe ku rusengero, nsebe, ntabwo mbishaka. Urumva niba uri na bosi we umenye ko mu rugo iwabo ari uko tumeze kandi ujye ubyubaha. Ubwo Angelique nta kintu yari ari kuvuga, we yari yacecetse yigiye inyuma. Andrea niwe wari kuvuga yinginga papa wa Angelique amubwira ati rwose ntimukarakarire, umwana w'umukobwa ibyo akora ni ibintu byiza azi gukora, ni umwana ushobora kwibeshaho, ni umwana ushobora gukora kandi abantu bakamubonamo icyo ari cyo ndetse n'icyo atekereza, kurusha ko bamubona ko ari umuntu ugomba kugendera ku bintu bitamufasha gutera imbere vuba vuba kandi mu buryo ashoboye. Rero ntimukumve yuko umwana mu gihe ashoboye azabura gukora. Ni ibitekerezo cyiza kuba yakubaha kandi akagera ku kazi ndetse no mu rugo kare, kuko natwe ni ukuntu biba byabaye, ntabwo ariko tuba twabishakaga. Bibaye rimwe, bishobora kuba rimwe mu kwezi, bishobora kuba rimwe mu mezi abiri, ariko buri gihe nkeka ko Angelique ntutahe amasaha asanzwe saa 11. Angelique yego ticecekaho, uri kuvuga iki? Ise yari umuntu uvuga nabi cyane, Bosco yari umuntu nyine uvuga nabi mbese ku buryo yakangaga Angelique rimwe na rimwe akumva yanamukubita, kandi yari umukobwa umaze gukura, umukobwa umaze kugera mu myaka 23, ufite akazi, wiga kaminuza. Urumva byari ibintu nyine bitagaragara neza nyine mu maso ya buri muntu wese wabaga abireba. Bwagezeho nyine ikiganiro kirarangira hagati ya Andrea ndetse na papa wa Angelique. Bosi wa Angelique Andrea nyine aragenda afata imodoka, yinjira mu modoka aritahira nyine ajya gukomeza kwitegura abashyitsi, ariko yavuye mu rugo iwabo Angelique yumiwe, abonye ibintu Angelique yabaga agaragaramo n'intimyi mu maso buri gihe koko bya bintu ari ibyanyabyo, ko bikabije ndetse ko birenze uburyo bamukanira. Andrew rero yarakomeje mu gitondo abaza Angelique ati none se Angelique urumva yarazindutse, ariko nyine kugira ngo aze gutegura nyine ibijyanye n'akazi kandi abantu baze gusanga yiteguye cyane. Andrea nawe yarazindutse cyane, yasanze Angelique nyine yasanze Andrea yageze muri ofisi ye, nyine aramugendera amubwira ati Angelique wahageze? Wow, ni byiza cyane rwose kuba witabira akazi ukaza kare, ibintu ndabikunda, nubwo nyine nabonye ari ibintu bikomeye cyane kandi bikomeje kugorana. None se mu rugo bimeze bite? Angelique yahise aturikararira, kwihangana biranga, aramubwira ati nyine ntabwo byagenze neza, burya wamaze kugenda turinjira mu rugo, papa rwose yambwiye amagambo mabi, yambwiye ibintu byinshi bibi byambabaje nyine, ariko nyine ndamumenyereye, niko nyine nakuze, niko twakuze, buriya niko adufata kuri abamubonye. Ni ukuri kose mumbabarire munyihanganire, ntabwo rwose ari ibintu numvaga yuko ari buze kwitwara ku muntu nkamwe adasanzwe azi bigiye kure. Rero papa ni kuri yameze, niko mutwara, niko tumutwara twese. Ari n'igihe na mama rwose amumerera nabi, gusa nyine nubwo na mama atabashyigikiye nyine bamfatanije umaze kugenda, ariko nyine unyihanganire kuri ibyo bintu. Gusa yambwiye amagambo nyine atari meza kandi njyewe nyine birambangamira. Gusa ikintu cya mbere kuri njye ni akazi, ndabizi ko nta kintu mba nakoze kibi mu mutima wanjye, so rero kuba nakora akazi kanjye neza ni ibintu nkunda, ni akazi nkunda kandi nta kibi mba nishinja. Rero mu rugo biriya bizashira, kuko mba numva ko bizashira, nubwo nyine bizashira bigoranye, ariko mba nizeye ko Imana izagenda ibimfashamo. Andrea yaramubwiye ati okay, humura ntugire ikibazo, nzagerageza kwegera papa wawe njye no kumureba ku kazi hariya akorera kuri kenkayori, musuhuze tuganire, numve nyine uko ibintu bimeze, ku buryo ashobora kucururuka akazatangira kujya yumva ko uri umwana w'umukobwa uri gukura, umaze kwisobanukirwa, ufite nawe ejo hazaza hawe ugomba gukorana no gutegura nk'uko nabo bateguye ahabo. Nzagerageza kumwumvisha, ndabizi ko n'ubwandu utatanduta bikabije cyane ku buryo tutakicara ku meza ngo tuganire. Rero nzamuvugisha ntugire ikibazo, ariko nyine wowe akazi kawe ukiteho, n'ababyeyi ubumvire, nabikunze kubumvira, ariko nyine bibaho mu
mu buzima ujye wumva ko bibaho mu buzima, ibi ngibi tubinyuramo, nanjye nabinyuzemo. uba ubona mfite business ingana itya ntugire ngo ni ibintu biba byaraje gutyo gusa. Angelique, ubuzima tugenda tunyuramo tugenda turuha cyane, tugahura n'imbogamizi, tugahura n'ibitugora, tugahura n'inzitizi, ababyeyi, inshuti zacu, abatugendaho, abatwanga, abadukunda. Ibyo byose duhura nabyo mu buzima, kuko umuntu agenda agwa hasi akabyuka, aba byo kugwa hasi no kuzamuka mu buzima bibaho. Rero ntukagire ikibazo kuko ababyeyi bawe nabo bagufiteho uburenganzira, baba bakeka ko hari ikibi wakoze, ahubwo ujye ububahisha, ntuzagire ikintu nyine kibi ukora. Ujye uva hano ku kazi ujya mu rugo, cyangwa biba ngombwa umpamagare nze ngo uherekeze tujyane, ariko ntagire ibindi bintu bibi uzajyamo bitazatanga icyuho ku babyeyi bo kumva ko burya kuva kera ibyo wakoraga byose bisa n'ibyo babaga bakubwira ukora. Urumva? Angelique ubwo yumvaga boss we akamwubaha, nubwo Andre yari umusore, ariko Angelique yamufataga nk'umuntu nyine we wa hafi, kubera ko barahoranaga kandi mu kazi baba bari kumwe inshuro nyinshi. Yaramuganirizaga, akamubwira ku buzima, akamubwira impanuro, akamubwira ibintu byinshi nyine by'ubuzima, nuko yageze aho yari ageze, kuko Andre yari amaze kuba yari umusore nyine ufite amafaranga w'umukire, ariko ukuze. Nakubwiye ko yari ageze mu gihe cy'imyaka 40 y'ubusore kandi akiri ingaragu. Nuvuga ngo rero Angelique abashyitsi bwagezeho nyine yava muri ofisi kwa Andre ajya muri ofisi ye nyine kuri reception. Abantu baranaza, abakozi bose barabakira, bakorana inama. Angelique asobanura ikigo neza, asobanura ibyo bakora, asobanura ibintu batumiza hanze, asobanura ibyo bakenera imbere mu gihugu, asobanura ibintu byose ku murongo, kandi agaragaza isura nziza y'ikigo ndetse n'iterambere ryacyo ku buryo busobanutse. Angelique yari umuntu w'umuhanga cyane, uzi gusobanura ibintu kandi mu ndimi zose, ku buryo rwose boss we Andre nta kintu yari gukora na kimwe kugira ngo ababaze Angelique. Ubwo rero abashyitsi barabakiriye, bavugana na Andrea ko bagiye kubitekerezaho aho bari bagiye gukora nyine igenzura rihagije ku bijyanye n'imikorere y'ikigo, nyuma y'ibyo bari babwiwe nyine, ndetse bakazagenda mu minsi 2 basize batanze umurongo ku gukorana ndetse no guterwa inkunga nabo ku kigo cy'ababo nyine Angelique. Andre yari afite inshuti nyine nk'uko nabikubwiye, zirimo bamwe mu bakozi be barimo Paul, Frank, ariko hari n'indi nshuti idakora nyine aho bakoreraga cyangwa ku kigo cye yitwa Charles, ari nawe babaga bari kumwe cyane iyo abaga atari mu kazi. Charles rero yari umuntu nyine w'umugabo, yari umugabo ariko wari umaze igihe gito yashyingiwe cyangwa se arongoye. Yari afite umugore nawe nyine bakiri abajene Marie, abo bakunze kwita abajene Marie, yari akiri batoya kuko umugore we yari atwite nyine. Rero bakundaga kuganira cyane kuko ubuzima bwe na Charles nyine Andre niwe mvuga babunyuzemo bari kumwe, baciye mu bintu byinshi bari kumwe ndetse baraniganye. Paul na Frank bari baziranye ariko bo babigaga hasi, ndetse urumva banakoraga mu kigo cya Andre, ariko nabari inshuti zabo, nubwo bo bari abana bari mu myaka hafi muri za 30 ukurikije nyine kuri ba Andre ndetse na Charles. Rero umunsi umwe Andre yagiye kureba Charles aho mu rugo nyine aho yari atuye, ajya mu rugo iwe aramusura, baraganira ndetse aramubwira ati rwose akazi kameze neza, akazi karagenda, mfite ndetse na gahunda yo gutangira gukorana n'abanyamahanga mu bijyanye n'inkunga badutera ndetse no kudufasha kugira ngo abantu nibagera hanze bajye babafasha mu buryo bworoshye, atari ngombwa ngo twohereze umuntu wacu bagendana cyangwa se umukoresponda ubayo ku bijyanye no kwakira abantu ndetse no kubamenyera ubuzima babamo bageze hanze. Ubu ngubu nizo diru ndimo, ni ibyo biganiro turimo, ndetse birenda kugira igeze hafi 80% kuko hari amafite abantu rwose bakora neza cyane pe. Noneho rero Charles aramubwiye ati ni byiza cyane, ariko se Andre ko nabwo mbona ibintu biragenda neza, business iragenda neza, akazi karagenda neza, ndetse ibintu byose ndabishima pe, ariko nk'inshuti yawe hari ikintu nyine abantu bakunda kuvuga ntajya nkunda njewe gushyigikira cyane, ariko aho bigeze ubu ndashaka kugira nanjye icyo nkubaza kugira ngo menye aho ndi cyangwa menye n'uruhande uherereyeho. Andre aramubwiye ati ushobora gutekereza ikintu ntukimbaza, ahubwo mbaza vuba. Charles aramubwiye ati nese Andre, kubona imyaka yatujyanye nanjye ndimo nawe urimo, uri gutekereza iki ku kuba washaka umuntu ubona mukunzi? Ndabizi ko igihe kinini wagiye uhemukirwa mu rukundo, wagiye ukunda gukora cyane, ariko igihe kirageze ngo nanjye nka Charles, umuntu wumva cyane, umuntu wawe, umuntu udashobora kukubwira ibintu bigusenya, tucare tuganire, ducoce amagambo, tuvuge ku kintu gishobora kuzana impinduka muri ubu buzima ubayemo.
Andrew yariyumviriye, urumva Angelique yari amaze hafi amezi 8 ari gukora kwa Andrew mu kigo cya Andrea, urumva ni ibintu byumvikanaga ko baziranye banamenyeranye, nubwo byari bigoye nyine ku babyeyi ba Angelique, ariko byari ibintu nyine bari abantu baziranye. Noneho rero amubwira ati icyo kintu rero naragitekereje n'ubu kiba kindimo, ariko nyine guhindura ubuzima ndi kubiteganya, hari uburyo nyine ndi kubiteganyamo, ariko nyine ntabwo birakunda. Charles aramubajije ati none se ikibazo kirihe, nta mukobwa urabona ushobora kwiyumvamo? Erega Andrew, ntabwo ari ngombwa uzane umugore ujyanye n'uko wowe ubyifuza cyangwa wakuze ubyifuza, ushobora kureba ahubwo umugore ushobora kuba mwabana kandi akagufasha muri ibi ngibi urimo mu iterambere ryawe, mu byo uharanira, akagufasha mu bintu urimo utitaye ku bizindi kriteriya cyangwa se iyindi mimerere iyo ari yo yose. Ubu igihe ugezemo nicyo gushaka uburyo nawe utegura ejo hazaza habazagukomokaho kuruta kuko hawe warahabonye kandi ndakeka warahinjoyinze ku buryo buhagije. So rero nge nagatekereje ko ahantu ugenda, business ugendamo, abantu muhora ni benshi, abaza gusaba kujya hanze, abantu tuzanira ibikoresho biva hanze n'ibicuruzwa, uhura n'abantu benshi kubera ko akazi kawe kagusaba guhura n'abantu benshi kandi banakomeye. Muri abo bantu bose nta muntu urabona mushobora kuvuga uti umwiyumvamo ku rwego rw'uko ushobora kugira ikintu muganira kirenze. Andrew yariyumviriye amubwira ati rero Charles nkubwire. Charles aramubwira ati karame ndakumva rwose, nguteza amatwi kandi ndakumva 100%. Rero mfite ikibazo, njyewe uko nguko mbona maze igihe kinini uwo muntu uri kumbwira mufite mu buzima bwanjye, ariko nyine mfite ikibazo kuri njyewe kubera ko ntabwo nyine numva yuko uwo muntu uwo nkeka cyangwa se uwo ntekereza cyangwa uwo mbonamo ubwo bushobozi, uwo mbonamo ibyo byose wambwiye nanjye nifuza ku cyanyu giti ntanagendeye kuri ibyo arahari pe. Charles aramubwira ati none ikibazo kirihe rero, nicyo nshaka kugira ngo dushyireho umurongo none uyu munsi. Andrew aramubwira ati mfite umukobwa nkoresha witwa Angelique, yaje gukora iwanjye ari umwana ugitangira kaminuza, ukiri muri kaminuza, ugitangira amashuri ye ya kaminuza, ariko ni umwana mwiza cyane, ni umwana tukoranye, tugiye kumara umwaka dukorana, ni umwana mwiza, ni umwana uzi akazi, ni umwana ukunda abantu, ni umwana wubaha, ni umwana w'umukobwa, ni na mwiza ku buryo bugaragara. Akora muri kampani yanjye uranamuzi ndakeka, ukunda kumubona. Uriya mukobwa rwose ntakubeshye ndamukunda, ntabwo ndabimubwira, nta kintu n'ubu mu maso he ndacyari bosi, nta kintu ndamwereka yuko nyine nshobora gutekereza ibihabanye n'ibyo we ashobora kwiyumvamo, ariko ndamukunda by'indani ku buryo ibihe byose naciyemo imyaka, urabizi maze imyaka hafi 4 mvuye mu bintu byo gukundana, ariko igihe maze hafi amezi 6 ndi mu rukundo n'uriya mukobwa kandi uranzi rwose, ntabwo ndabimubwira. Urumva nari ndi gushaka kubanza kumwiga menye niba twahuza ibintu, niba twahuza kuko tukabana, kuko muri iyi minsi urumva ntabwo naba ndi gushaka umuntu wo kuryoshya. Rero amezi maze yose, maze amezi hafi 4 ndi kumwiga byimbitse, kandi maze amezi 6 rwose mwiyumvamo, kandi urumva tugiye kumarana umwaka akora hari iwanjye. Rero n'umwana w'umukobwa ufite iwabo mbona batandukanye nuko njyewe nyine mbyumva, kubera ko numva mfite ubwoba rwose kuba namubwira ikintu ntekereza, numva mfite ubwoba bw'iwabo, kuko iwabo badushinja ibintu byinshi cyane, njye nawe bamushinja ibintu byinshi n'abandi basore, urumva ntago bamwizera pe, ntago bamwizera. Ariko nyine njyewe ikintu cyose akora, ibintu byose barimo, uburyo yitwara byose narabikurikiranye, ndetse no kwishura aho yiga nagiye mukurikira byose nkabireba. Ni umwana witonda, ni umwana w'umutima, ndamukunda cyane, ahubwo nabuze ukuntu mbigenza kugira ngo mumenyeshe yuko rwose mukunda kandi mite nkura ibintu mu nzira rwose. Charles yaramubwiye ati ibyo biroroshye, njyewe ibyo ni ibintu byoroshye rwose, kandi wumve ngo urakoze cyane kuba umbwiye ko ufite umuntu wiyumvamo nkaba nsanze nanamuzi. Angelique ni umukobwa mwiza rwose, niyo ndi hariya mba mbona ari mu bakozi ba nkingi ya mwamba w'iri kampani yawe, unamubuze ahubwo byaba ari ibintu bigoye cyane kuzabona undi mukobwa wamusimbura cyangwa undi mugore wamusimbura kuri uriya mwanya. Ari Flora barakorana neza, ari baraba sore n'inkumi n'abagore bakora iwawe n'abagabo bose baramukunda, n'abantu baje hariya nanjye nagaruka rwose nkenera serivisi zwanyu kubera Angelique. Rero ndabona rwose ibintu bigiyemo neza byakunda, kuko Angelique ntabwo nzi yego bigiye kure, ariko
ni umukobwa mwiza utarenze ingohe. ubwo ngubwo yaramubajije Andrew, yaramubajije none se Charles mbigenze nte? Charles yaramubwiye ati njyewe wowe shaka umwanya, nshaka ko mubonana atari ibintu bijyanye n'akazi. We shaka uburyo uhamagara Angelique muve mu by'akazi, ugenda utari na boss, mubonane bisanzwe, kandi nushake uzahomba uwo munsi ari uw'akazi ubihombe, umubwire ko nyine ushaka ko aruhuka, ariko umubwire ko nyine ushaka ko mubonana ku buryo wowe ushira ubwoba nyine ubimubwire, ntubimubwire nka boss, ariko nyine nako boss kazamo ntabwo yagusuzugura. Ku kintu kiri serious se wamuhamagara akanga kukumva? Andrew yaramubwiye ati aranyubaha ku rwego rwo hejuru, aranyubaha cyane ku buryo amfata nk'umuntu we wa hafi kandi nk'umuntu we umugira inama, umuntu we nyine yubaha cyane ku buryo n'iyo iwabo byanze tujyana kugira ngo numvishe iwabo ko twari kumwe, cyangwa se yarari mu bintu bijyanye n'akazi. Gusa iwabo ntago bankunda, ntago nyine baba bavuga ati baba mvuga nabi pe, ntago bankunda ndabizi. Ati oya nubwo batagukunda nyine ihangane wowe, icyo dushaka kumenya ni ibiri mu mutima wa Angelique, sibyo? Ubwo ngubwo rero Andrew yavuye kwa Charles ahita ategura uburyo bwo guhamagara Angelique kugira ngo bazabonane nk'abantu nyine babonanye bitandukanye n'akazi. Iminsi yari icumye rero, hashize icyumweru Angelique ari mu rugo avuye mu kazi, abona ubutumwa bwanditse ngo ese wageze mu rugo ko nshaka ko tuvugana? Angelique ahita amusubiza nawe ati yego nahageze ndetse namaze no kwitunganya. Andrew yahise yandikira Angelique none se naguhamagara nta kibazo? Angelique aramubwira ati yego nta kibazo. Andrew yahise ahamagara Angelique aramubwira ati bimeze bite? Angelique aramubwira ati meze neza, nageze mu rugo, urumva nahageze kare nta bibazo nta stress noneho zihari mu rugo, nta mbese ibintu bimeze neza byose, nsanze ibintu bimeze amahoro no mu rugo nta kibazo bafite turaho. Okay, none se ko hari ikintu ashaka kugusaba muri iyi weekend cyakunda? Ni ibiki se ubwo ngubwo boss mushaka kunsaba? Ntago byabura gukunda, ariko kuko nta gahunda mfite rwose na mwarimu muri weekend wacu ntabwo ahari kubera ko ari gusoza dogitera ye. Rero hari ubushakashatsi arimo, yatubwiye ko muri weekend atazaba hari, so rero uretse kujya ku ishuri wenda tugasubiramo ibyo twize na bagenzi banjye, nta gahunda zirenze zo kuba nataruka isomo bya mwarimu mfite. Rero sinzi niba hari icyo byaba bitwaye kuri njyewe, ndumva ntacyo, ndumva umwanya muri weekend mufite. Okay, none se ejo nje kugufata hari icyo bitwaye? Ubwo ni nka ryari se boss? Nazi kugufata nka saa 9 saa 11 niba nta kibazo waruhutse bihagije. Angelique yaramubwiye ati none se mu masaha ko bitakunda ko nawe ubizi, mu rugo ubu papa bayavuganye na mwarimu rwose ko atazaba hari, ibintu byose papa bayabikurikiranye, sinzi niba ahubwo nka saa 7 niba hari ikibazo ku buryo nagera mu rugo hakiri kare. Ubwo Andrew yaramubwiye ati nta kibazo, ubwo saa 7 ndabangeza aho ngaho ku irembo, niwumva ihono uzahite rwose usohoka. Ati nta kibazo rwose boss, nzaza nta kibazo, nditegura. Ubwo ngubwo niyo gahunda nyine mfite. Sawa rero urare aharyana kandi ibitotsi byiza. Namwe murakoze. Baratandukanye rero. Mu gitondo Andrew yagombaga cyangwa se Andrea yagombaga kubonana na Angelique kandi babonana bitajyanye n'akazi. Ubu ku gitondo cyarageze, Angelique aritegura, yari kwibaza ubwo ko ni iki boss Andrew agiye kumbwira, ni biki agiye kumbwira kuko ntabwo yabyumvaga, ntabwo yabyumvishaga. Ko nyine yazindutse abwira Aurore ati Aurore uze gutaha kare utunganye ibintu hano mu rugo, rwose ntabwo ndaba mpari nyuma ya saa 6 kandi mu rugo bazi ko ndaba mpari, ariko mfite gahunda yindi, ntabwo rero nza kuboneka, uze gutaha hakiri kare ibintu bitunganye rwose ku buryo mu rugo bari buze gusanga nyine ibintu byose biri ku murongo. Ntabwo ngende bwirwe mu rugo uyu munsi, rero ugenda amasomo yawe uyige kare, n'ubundi muri weekend uze gutaha kare uze kubikora. Aurore yamubwiye ati okay nta kibazo. None se ugiye kubonana nande? Tumva ngiye kubonana na Andre boss wanjye, yampamagaye ngo aranshaka ariko sinzi ikintu amushakira rwose, nyine urumva nanjye yantunguye, yampamagaye nimugoroba. Aurore aramubwira ati turamusora ariko nta kibazo, mbamona ari umwana mwiza. Ati se ubwo we ubwo ujya ubona Andre afite umukunzi? Oya ntawe afite ahari, sinzi kuko igihe cyose tumaranye mbona nta mukobwa nzi ndamubonana nawe, ariko ibyo se ubundi uri kubimbariza iki? Reka ngende ubwo numve wabona ari agiye kunyongerera agashahara, nta wamenya buriya by'ababosi. Okay uze kumbwira rwose binakubwira, nanjye nubangiza amatsiko. Angelique asezera kuri murumuna we aragenda nyine aho yaragiye kwiga. Ubwo ngubwo rero amasaha yarageze, Andrew nyine aparika iwabo. Angelique yaramaze kwitegura, aragenda yinjira mu modoka nyine. Andrew yahise asohoka aramufungura kumwe bisanzwe, byakundaga gutungura Angelique nyine yumva ari jene kuri byo ko yamwubashye cyane kandi ari boss we, ariko Andrew niko yarateye nyine. Baragiye rero baganira ati none se umeze ute, iminsi ikumereye neza?
Angelique akamubwira ati yameze neza nta kibazo boss. Andrew aramubwira ati ariko rero kunyita boss sinzi niba ntacyo bintwara njyewe, ariko sinzi niba bitagukubangamira. Ati oya ntabwo bimbangamira, numva kubikwita nyine ari byo bintu nyine nibyo namenyereye kandi nyine ntacyo biba bintwaye. Baragiye bagera aho bagombaga kuri venue bagombaga gusangiriraho cyangwa se kuganiraho, baricara batumiza nyine utwo kunywa barabazanira maze batangira kuganira. Ubwo ngubwo Andre yabwiye Angelique ati none se ubundi Angelique igihe umaze dukorana wihangane ko mbizanyemo, ariko ibyo nshaka kukubwira nyine bifitanye isano kuko n'ubundi aho twahuriye ni mu kazi kandi akazi kacu nkeka tugakora neza ndetse n'umubano wacu mu kazi nkeka umeze neza. So wihangane no nsubize ukoresheje ukuri, nubwo nzi ko uri umunyakuri iteka, ariko nyine ubyumve kabiri ibyo ngiye kukubaza. Igihe tumaze umbona mu kazi ubundi umbona ute kumaze igihe kinini hariya mu kazi kuri mu bantu batangiye kuba basiniya mu kazi hariya? Angelique yari yikije umutima yibaza impamvu nyine boss wamubajije iryo jambo, ariko aramubwira ati yanjye mbafata nk'umuntu mfataho icyitegererezo. Nakubonye nk'umuntu ukunda akazi, nakubonye nk'umuntu wubaha abakozi, nakubonye nk'umuntu ucisha make, nakubonye nk'umuntu usabana, nakubonyeho ndetse nk'umuntu ushobora kugira inama mu mwanya w'umubyeyi w'umuntu. Rero nakubonyemo ibintu byo kutagira imitekerereze y'abantu bashaje, nyine uri umusore, uri umuntu mukuru, uri umuntu ufata ibyemezo bizima, uri umukozi, mbese byinshi mbikwigiraho kandi ngenda bikunda kuba nyine ari ukumeze uko nguko. Andre aramubwiye ati urakoze cyane kandi hano ntuze kumbeshya umbwiza ukuri. Rwose ntabwo nababeshya, ntabwo navuga ibintu nyine ntazi, njye mvuga ibintu uko biri, cyane cyane ko hano turi hanze y'akazi ntabwo turi mu kazi. Andre yarasetse ati ntabwo turi mu kazi, nkunze ko wabyumvise rwose, aha witware nkaho tutari mu kazi, nibyo ndi gushaka kugira ngo ibyo nshaka tuganiraho bize kuba ari byiza. Angelique aramubwiye ati ariko mfite amatsiko nese nibyo mwashaka kumbaza? Oya Angelique maze guseka neza, murakoze. Ubwo Andre aramubwira ati rero Angelique urakoze kunsubiza ikibazo cya mbere. Nese wowe nta kibazo ubundi mu buzima busanzwe itari bw'akazi ujya wumva wambaza muri ubuzima tubayemo kumbona nuko nyine iki gihe tumaranye? Angelique yaramubajije ati sinzi ikibazo ngiye kubabaza niba ntarengereye, ariko nyine muramuruhushya. Andre aramubwiye ati ngiye ngusubiremo bwa kabiri, aha ntituri mu kazi, umfate nka Andre ntumfate nka boss wawe. Ntongere rwose no kumamagara boss, umamagare Andre nk'umuntu usanzwe w'inshuti yawe rwose. Ati okay ibyo nawe ndabishoboye, ahubwo nyine ashaka kubabaza njyewe mumfata mute, cyangwa se mwambonye ndi mu kazi mubona nkora ntanga umusaruro ujyanye, cyangwa muba mubona hari icyo nakongeraho? Andre aramubwiye ati ndumvira agaruye ibintu by'akazi, nakubwiye kandi mbikubwira kenshi kuri perfect, uri intungane rwose kandi ibintu byose bikora neza mu kazi. Uzi ko nari nzi ko ugiye kumbaza ikibazo nk'icy'abantu benshi bakunda kumbaza. Angelique yarasetse aravuga ati oya ntago nabibabaza, biriya nubahangira uburenganzira bwite ndetse n'ubuzima bwite bw'umuntu, nanjye mba mbyumva, ariko ntabwo nshobora kubibabaza nyine kereka rimwe mushatse kubivugaho. Andre aramubwiye ati rero icyo nicyo naguhamagariye nyirizina. Ati koko se? Yego nicyo naguhamagariye. Urabibona neza ko maze igihe abantu bambona uko nyine ibintu babishaka banabivugaho, bamwe mu bo mukorana, bamwe mu bakozi banjye, ariko urabizi ko nta kintu biba bintwaye, ndabikunda kandi nkunda uko ndi. Yego rwose nawe ndabibona, ariko hari icyo nashaka kukubwira. Nakubonyemo ikintu kidasanzwe cyangwa se umuntu udasanzwe, nakubonyemo umuntu ushobora gusubiza ibibazo abantu kandi nta kintu mbasubije ngewe ntiriwe mvuga ku kibazo bibaza. Angelique yaratekereje ikintu ubwo boss wamubwiye, nese ko ntumvise neza ubwo mushatse kuvuga iki? Andre aramubwiye ati nyine ndakubwiye nti uri umukobwa cyangwa se uri umuntu nabonyemo ikintu cyangwa igisubizo cyo kuba nasubiza abantu ku bibazo bibaza kuri nge kandi ntabavugishije. Nti ngewe se? Angelique yego wowe. Angelique amufata ikiganza ati karame wihangane rwose, ibintu byinshi tuganira ku buzima bwacu, turaciriringa, ariko ndashaka ko noneho birenga aho ngaho bikanarenga n'ibijyanye n'akazi, kuko unyumve neza, maze igihe kinini nkwitegereza nkureba Angelique karame, nkwiyumvamo kandi ndagukunda. Mbere yuko nsubiza, ni ikintu maranye iminsi, ndagira ngo mbikumvishe neza, ni ikintu maranye iminsi, ni ikintu maranye igihe kinini. Buriya muri modoka hariya harimo na gift cyangwa se impano naguteguriye kuri uyu munsi. Ntabwo nashakaga ko
nyiguhera hano kuko nshaka ko yicyura mu rugo nkayiguha nyine tugeze mu rugo ugiye kwinjira mu rugo iwanyu, kuko ndashaka nyine ko utari bugereyo bwije kandi ugerayo iwanyu bataraza, ko ni ikintu nyine nateguye kandi numva ko nyine kizagushimisha nkurikije ibyo ukunda. Urumva maze igihe mbese kinini nyine nkwiyumvamo kandi nyine ibyo nkubwiye bimvuye ku mutima, ndagukunda cyane, numva ubuzima bwanjye nsigaje wabushobora kandi ukabunyinjizamo ku buryo bwiza, kandi nta wundi muntu numva nkeneye imbere yanjye wujuje nk'ibyo wujuje. Imana yarakoze rwose kukuzana mu kazi, ariko icyo yari igamije ndakeka atari ukuba waraje mu kazi muri kampani yanjye, ahubwo ushobore kuba yari igamije nayo gusubiza abantu bose ibibazo bibaza ku buzima bwanjye udakuyemo no mu rugo. Angelique yaramubwiye ati none se ibyo bintu nibyo kuko ndi kurota, none se ubuse Andre ubwo urankunda byatangiye ryari? Andre yaramubwiye ati njye nakubwiye ko bimaze igihe, maze amezi 6 ngukunda, maze amezi 4 nkwigaho, kandi byose nkeneye urabirengeje. Angelique nk'umuntu nawe wumvaga yuko igihe kinini yaba ari kumwe na boss we nyine Andre, ko yamufataga nk'umuntu nk'umubyeyi we, nk'umuntu nyine yiyumvamo kandi akumva yuko akenera impanuro ze cyane. Yambwiye ati se njye ntabwo mbimenyereye nyine kuba navuga ngo mbese ni ibintu bintunguye cyane, sinzi niba mwareka nkagenda nanjye nkabitekerezaho nkanareba ibyo bintu koko nyine njye ndatunguwe pe, nta kintu mfite nabivugaho rwose, birantunguye cyane rwose, ntabwo ari ukuntu numvaga ko mumfata, gusa ni byiza ariko nyine nkeneye umwanya niba bishoboka. Andre yaramubwiye ati oya nta kibazo birashoboka, umwanya ugenda uwufate ubitekerezeho, ntabwo nkeneye igisubizo nonaha, kandi nyine ukomeze kumfata nk'umuntu uzi iby'ukuri nakubwiye cyangwa se nkubwiriye ahangaha, rwose wifate uko ngufata, wumve ko ndagukunda nkwiyumvamo cyane, kandi numva wambera nyine umuntu w'ubuzima bwanjye busigaye, kandi nyine ubyumve nk'ukuri. Ubwo ngubwo Angelique baratashye nyine, bagiye mu modoka, Angelique bari guseka baganira bavuga ibintu byinshi, Angelique yirekuye noneho, ariko akongera akanyuzamo kibuka ko bamubwiye ko amukunda kandi ategereje igisubizo cye, akongera agatuza. Batandukanye yamuhaye impano yari yamuteguriye, arayimuha nyine gifunze neza, ari kumwe n'ururabo. Angelique yabyinjiranye mu rugo nyine, urumva hari nka 11 kuko bageze mu rugo hakiri kare, ameze n'undi nk'uvuye ku kazi, maze abimushyira muri envelope nini kugira ngo nyine atinjira mu muryango banabireba ababa bari mu rugo bose, kugira aze kubifungura ageze muri chambre ye. Angelique yageze mu cyumba arayifungura, asangamo urupapuro, asangamo ikanzu nziza, asangamo inkweto, asangamo ibintu byinshi bitandukanye, asangamo ifoto yabo bigeze bifotoza bari kumwe, mbese asanga muri kadomwe ibintu byinshi, asangamo n'ibaruwa yanditseho amagambo agira ati Angelique, ndabizi neza ko mu gihe uri gusoma ibaruwa uraba wamaze kumenya ko ngukunda kandi ngukunda bikuye ku mutima. Ibi bintu nkubwiye cyangwa se ibi wamenye n'aya makuru ufite n'aya nyayo, kandi ibi ngibi ubonye uyu munsi nibyo nifuza ko bizahoraho hagati yanjye nawe, kandi ubuzima bwacu uburimo buzaryohera kurushaho, kandi n'imiryango ndabizi ko buzageraho ikabyumva. Ndagukunda cyane. Angelique yabonye urwo rupapuro rwanditseho ayo magambo, arumirwa nyine, atangira gutekereza. Ubwo akiri muri ibyo Aurora barakomanze, Angelique wavuyeyo? Abaraje. Ubwo Aurora yaravuye mu bikoni nyine aho yari ari guteka, amusanga mu cyumba nyine, asanga Angelique aricaye afite ka gapapuro mu ntoki ari gutekereza. Ariko Angelique yumvagamo Andre ariko atabona aho amuhera, anabona ko ari ikintu nyine kigoye kuba yakunda umuntu umeze nka Ndero mukuru. Iwabo urumva bahoraga bamuha warning na za gasopo kuri uwo musore, aho gati kiriya gisaza kitigera gishaka umugore, kirashaka kuzagutera inda cyangwa kikugira icyomanzi. Ni ibintu bakundaga kumubwira cyane, ariko nyine atanazi amakuru yuko Andrea mukunda. Ubwo nibwo yari abimenye, kandi rwose yakundaga ibitekerezo ndetse n'imigirire n'imiterere ya Andrea, ku buryo yumva ko ari umuntu nyine ufite ubwenge kandi bahuje imitekerereze n'imyumvire. Angelique yabwiye Aurora ati nsomera urwo rupapuro. Aurora yararusomye, asanga amagambo yanditseho ni amagambo meza cyane. Aramubwira ati se wabonye umusheri ntiwambwira ko ari warigize nzabakobwa ngo abantu bose ngo ntago muzakundana, ngo ntimwumve ibintu kimwe, ngo batekereza hafi, none se usigaye ukundana nande? Angelique yaramubwiye ati Aurora tikarame, atuzi ko uwo nguwo ari Andre boss wanjye wanyandikiye ibyo bintu. Niba ngibi ubona ikanzu, izi nkweto, niba byose uri kubona aha n'ibintu mpaye na rura rurabona nashyize hariya kuri night stand. Yego tuzi ko ubonye umugabo w'umukire,
uyu mugabo mwiza, njye uriya mugabo wawe mbona ashyira mu gaciro niyo ari kuganira na papa ari kumubwira nabi nkabona ukuntu we atari kumusubiza nabi. Njye mbona uriya musore arenze, uzi ko utomboye bosi wawe cyangwa kiri kumbeshya? Ni ukuri kose ibyo bintu niwe wabimaye. None nari nagiye kuri date ye nyine twagiye nyine kuganira, ntabwo ni ibintu ntari niteze, ariko reba ibintu nyine anyandikiye yambwiye ko ankunda, ahubwo ubu ndabigenza ngira inama. Aurore yabwiye Angelique ati ariko Angelique uzi ko udatekereza, sikuzi ko nyambona uri umuhanga, ariko uri umuhanga mu kazi gusa, none se mu buzima busanzwe kubera icyo utekereza kabiri mu gihe ubwiwe n'umuntu nk'uriya wiyubashye, wubaha abantu, ukunda abantu, uzi ukuntu aca bugufi. Ni ukuri boss wawe ni umwana mwiza, ni umwana njyewe sinzi, nyine abantu bavuga ko ashaje, aranashaje nyine, ariko ntabwo ibyo ngibyo wabirebaho, ntabwo abantu bose bazashaka abantu bangana. Njyewe rwose ndi wowe rwose, njyewe twakundana kandi neza cyane pe, kuko uriya ntabwo ashaka gutesha umutwe, ndetse wabona ukoze n'ubukwe muri uyu mwaka. Aha kanigire guteka gusa, ntube ikigoryi, ntube injiji. Ubwo Aurora nyine yisubira mu mirimo ye, Angelique asigara mu cyumba ari kwibaza ukuntu boss yamubwiye ko amukunda, ari kwibaza ati ejo bundi ubu nzajya mu kazi bimeze bite? Urumva hari kuwa gatandatu hagombaga gucamo umunsi wo ku cyumweru, kuwa mbere nyine ari akazi, akabaza ubu nzajya mu kazi mpinguke yo meze ne, yumva afite complex mu mutwe nyinshi cyane. Ariko nyine ibintu Andrew yamubwiye byari ibyanyabyo, kuko Andrew nawe yahise agenda ari kuvuga ati ahari igitego ndagitsinze, ntekereje ko bakemera cyangwa se bemera ko igitego natsinze ari icyanyacyo. Yaragiye abwira Charles ati Charles bya bintu nabikoze, yamuhamagaye nyine kuri telefone ati bya bintu nabikoze. Angelique namubwije ukuri kukuntu niyumva kuri we, ubu ngubu rwose twatandukanye, gusa sinzi ikintu azambwira, nyine sinzi ukuntu bizagenda. Charles yamubwiye ati congratulation man, congratulation rwose, nicyo kintu nanjye nari nkeneye kuzakora, ahasigaye ntabwo ari ahawe. Uwo mukobwa niba yumva yuko akwiyumvamo cyangwa abona ko hari ikintu mwakubaka kigakomera, azabyemera ndabizi, kandi ntabwo rega nubwo uri mukuru, ntabwo uri umuntu ugayitse ku buryo mutakundana. Byavuga ngo abantu barabavuga, yego aracyari muto ariko afite mu mutwe, afite mu mitekerereze hagezweho, afite ni na mwiza rega, ni mwiza pe. Andrew yabwiye Charles ati okay, turakoze kundema agatima, gusa reka tubitegereze turebe. Afite ababyeyi, yaba mama we, yaba papa we, yaba musaza we nubwo akiri umwana, ariko mbona batankunda tu, kuko niyo mpari nagiye kumuvuganira twatinze mu bintu by'inama, babona bandeba nk'ikimbwa yanze, bandeba nk'umuntu mubi, sinzi impamvu, gusa nyine ntabwo nari kubigenderaho, nahise nyine mbimubwira nta kintu na kimwe nitaye, kuko naho ndi muntu mbona hafi yanjye wanamugera mu kirenge cyangwa se wamukorera mu ngata ku bijyanye n'ukuntu mwiyumvamo, cyangwa se ashobora kuba nyine yamfasha mu buzima nsigaje ku isi. Angelique ndamukunda cyane rwose. Ubwo Charles yaramubwiye ati courage, ahubwo witegereza witonze, nushake uretse kujya no mu kazi wumve ko abanza kugusubiza, kubera ko nujyayo uzatangira kugira complex n'abantu bari aho babimenye kandi bitarakunda. Ubwo ngubwo iminsi yari icumye, hashize iminsi 2 Angelique yandikiye ubutumwa bugufi boss we nyine Andrew aramubwira ati Andrew, nanjye ndagukunda, niba wumva ko nabikubwira no ku magambo tuzahure mbikubwire, kandi binanjye bimaranye igihe, kandi ntabwo nenda gusubira inyuma ku cyemezo nafashe. Yego mu rugo ntabwo bizoroha cyangwa se bizakunda, ako niteguye kurwana intambara yose nzarwana, ugira ibitotsi byiza. Ubwo Andrew yari aryamye nyine abona ubutumwa bugufi buturutse kuri Angelique, ahita amuhamagara. Angelique ntiyitaba telefone, maze yamuhamagaye nka 3, Angelique abari bwayifata. Angelique aritaba, ariko se ntubona ko amasaha yakuze warekeye? Tumva urakoze nshaka ejo tubonane, nshaka tuzabonanire he? Angelique amubwira ati oya, none se ejo akazi se ushaka ko dutangira kwica akazi koko? Ubwo ngubwo uratuma nkwita boss kandi utabikunda, rero reka nzajye mu kazi, ahubwo muri weekend nyine tuzahure. Si igisubizo se washaka? Nanjye ndagukunda kandi nafashe umwanzuro udakuka wo guhangana n'ibyo nzahura nabyo byose. Ndabizi mu rugo ni ibibazo, ariko nyine ubyumve yuko nyine nanjye ndi kumwe nawe, kandi mu rugendo rwacu ndakeka ruzagenda neza. Gusa nyine sinshaka kuvugira kuri telefone mu ijoro, urabeho nyine ibindi tuzabivugana. Ubwo yarakubye. Ubwo Andrew araramenye ko Angelique nawe amukunda, nyine urukundo rutangirira aho ngaho rwabo, ibintu nyine bitangira ubwo ngubwo bigenda neza. Ubwo ngubwo rero barakomeje barakundana, mu kazi barabimenya, mu kazi bamenya ko Angelique asigaye akunda na boss wabo Andrew, barabashyigikira. Flora rwose abwira Andrew ati rwose niba ari umuntu uhisemo umugore
ni wowe. Uriya mwana w'umukobwa hano mu kazi arakora cyane, uriya mwana w'umukobwa afite ibitekerezo, uriya mwana uzi ko utamenya ko afite imyaka 23 24, ni umwana w'umukobwa uzi icyo ashaka, agira abantu bamuruta inama, ni mwiza, ntabwo abyitaho, arubaha, arasenga. Mbese Imana iguhaye umugore kandi mu kazi mu bintu utakekaga. Andera aramubwira ati umuntu ushimwe nawe ewana nta nenge afite uko byasa kose, gusa nanjye uriya mukobwa namubonye igihe kinini cyane kandi ndamukunda pe. Ubwo bakomeje gukundana biba ngombwa ko Andro ajya kwereka iwabo umukobwa akunda, nubwo nyine iwabo wa Angelique bari batarabona nyine uriya musore cyangwa se ngo bumve yuko nyine bakundana. Bavuganye nyine Andro ndetse na Angelique bavuganye ko kubimenyesha iwabo byahita bibangamira urukundo rwabo, ariko babanza kujya iwabo wa Andrea. Bageze iwabo wa Andrea rero, yaba mushiki we Mary, yaba mubyara we Leo wabaga iwabo, ndetse na papa we na mama we. Papa Andrea yitwaga Nathan ndetse na mama we yitwaga Carolina. Rwose bakiriye Angelique nk'umwana wabo, baramushima, babwira Andrea kabisa bashimira Angelique cyane. Mama we nyine witwa Carolina yahobeye Angelique, aramubwira ati rwose mwana wanjye urakoze, unkuye w'igisuzuguriro, unkuyeho amagambo, abantu bumvaga ko umwana wanjye atari muzima, abantu bumvaga ko umwana wanjye azapfa gutya urunguru, abantu bumvaga yuko yahereye mu mafaranga bamuroze. Ati none mwana wanjye nzagukunda, nzaguha buri kimwe, icyo ushaka cyose hano urisanga rwose, yaba Mary, yaba Leo, yaba abantu bose hano turagukunda kandi ujye ubyumva yuko hano wisanga. Ubwo ngubwo intambara yari itangiye yo kurwanira hagati y'urukundo rwa Andro ndetse na Angelique, rwagombaga gutsinda kandi bititaye ku babyeyi b'iwabo Angelique. Ko bakomeje gukundana, urumva Angelique bari bafite pasiteri aho yasengeraga. Angelique yasanze pasiteri Donald amubwira ko hari ikintu ashaka kuzamubwira, ariko ko ashaka kubimunyuzaho kugira ngo bizagere ku babyeyi be. Ambwira ati nta kibazo, amusaba umwanya, ambwira ati hari ikintu nshaka kuzakubwira pastor, ariko ndi gushaka ko unshakira umwanya nyine wisanzuye kugira ngo ibyo nkubwira nyine uzabitekerezeho nyine mu buryo bwihariye. Pastor Donald yamuhaye umwanya, amubwira ati nyuma y'amateraniro nka 11 cyangwa se 9 muri ayo masaha nzaba ndi mu rugo, nta kibazo uzaze mwana wanjye umbwira icyo uri gushaka kumbwira kandi nditeguye kugusubiza nta kibazo. Ubwo ngubwo Angelique yahamagaye Andrew nyine yamubwira gahunda, amubwira ko bazajya kwa Pastor Donald kugira ngo bamumenyeshe neza ko bakundana n'iby'urukundo rwabo, abimenye mbere yuko iwabo Angelique babimenya, kuko bumvaga yuko Angelique adashobora gushakana na Andrew cyangwa se n'umusore nyine ukuze nka Andrew. Baragiye nyine babwira Pastor arabwira ati ibintu nyine birakomeye cyane kuko nzi Bosco ndetse na Hilary, ariko mugambi w'Imana, Imana niyo yabahuje, nta wundi muntu wabahuje, ntabwo ari ababyeyi ba Angelique. Ndakeka bizakunda mu izina ry'Imana Data wa twese, kubera ko ngenda bashyigikiye. Ikintu cy'ibanze nuko mukundana. Uyu musore niba gukunda Angelique, ndumva nawe niba umukunda, papa wawe ndamuzi rwose, biragoye bizawehorana muzabyumva, ariko nanjye nzarwana intambara y'urukundo rwanyu kugira ngo bikunde, kandi nzashaka uburyo mbimubwira. Niba Angelique yumva afite ubwoba, nzashaka uburyo mbimubwira. Angelique papa wazabimenya rwose atari wowe bimubwiye, uzaza kumwereka uyu musore nyuma yarabimenye. Angelique yashimiye bombi na Andrew bashimiye Pastor Donald, baramubwira ati rwose urakoze cyane ubitugiremo, iwabo ngiye ntabwo bankunda, bumva ko umwana wabo ndi umuntu nyine mubi w'icyasha ku muryango wabo, ku buryo buri munsi bashaka kumukura no mu kazi, nuko nyine yanga kukavamo. Ubwo ngubwo kagezeho Donald abwira Bosco ko umukobwa we asigaye afite umukunzi, kandi ko ibintu bikomeye, kandi ko nyine yifuje ko yabimubwira ari we biturutseho. Ubwo Bosco yarishimye cyane, aramubwira ati ngiye kari agakobwa numvaga rwose ari agasazi, ni agacucu, ni akantu kaba kagendana n'igisaza. Hari igisaza gakorera kikigabo cyanze kurongora, cyanze gushaka, kikinuza kiraho kibihara n'ubwanwa, cyanze rwose kurongora, kizanyangiriza umwana, kizamutera inda. Ubwo abonye umukunzi rwose nta kibazo rwose, Imana ishimwe, nzaba rwose mpari, nzamushyigikira. Nuko kiriya kintu ari cyo mba murinda, ariko ubundi abantu bose baba bashaka yuko akundana n'umusore mwiza kandi agakora ibintu ku murongo. Ariko se ninde wari kumukunda agendana kiriya gisora gikorera kimutwara? Ntabwo rwose, nta muntu wari kubyishimira. Gusa urakoze cyane. Pastor aramubwira ati ariko se Bosco wabaye ute? Kubera iki wumva ufite uburenganzira ku mwana wawe bugeza naho umuhitiramo abo gukundana nabo? None se gukundana nabo hari ubwo akundana n'icyo gisore? Ngiye ndi kuvuga rega imyitwarire ye
Angelique n'icyo gisore akorera ntazi ibizina ngo niba arandereya niba arinde, ntabwo nje mbikunda, ntabwo mukunda uriya muhungu kandi ashaka kunyangiriza umwana mutera inda narangiza mujugunye nta kindi, kuko ni igisaza rega no kutakizi, ni igisaza ariko cyamutwaye ubwenge, ubwo kiramucyura ngo bari mu manama, niba kijya kimusambanya simbizi ariko nzagifungisha cyihorere. Ubwo pastor aramubwira ati ariko se waba uzi ko Angelique umukunzi ndi kukubwira afite ahubwo ari Andre? Bosco aramubwira ati ushatse kumbwira ibintu mbwiye pastor, ujye ukina n'ibintu hano, Imana irahari ariko ntabwo nshaka kuvugana nawe nabi. Umwana wanjye ninjye namwibyariye, bitandukanye n'ibyo duhuriramo bijyanye n'iyobokamana. Nkunda Imana, ndayubaha, nawe ndagukunda kandi ndakubaha. Wishaka kunsebereza umwana umushyiraho ibisumbiri byabuze ubwenge, ntabwo ngiye ibyo bintu uri kumbwira rwose nizere kuri kwikinira. Donald yamubwiye ati ariko wajya woroshya ibintu, umwana wawe Angelique akundana na Andre kandi nanjye ndabashyigikiye, kereka niba wumva yuko umwana wawe uzamwijyanira se cyangwa uzamugumisha hari iwawe. Bosco yahise abwira Donald ati urarizi neza? Ndabimenya, urabeho. Donald yahamagaye Bosco ugiye waretse nko kubwira inkuru nuko bimeze. Bosco yahise yikubita, ubwo nise nyine wa Angelique ahita ajya mu rugo. Ubwo yageze mu rugo agera ahamagara Angelique kiri ku irembo, Angelique uri hehe wacyomanzi we? Ubwo yahageze ahura na Hilary ku muryango nyine ariwe mama wa Angelique na ba Aurora nyine, bwati nse bite ko vugira hejuru byangenze bita Angelique se hari ubwo yagize ikibazo kidasanzwe? Ntari hari mu cyumba hari ikibazo kidasanzwe cyabayeho? Ati mvira mu nzira rwose, ndashaka guha kariya gakobwa isomo, nshaka kukereka ko njye ntangana nako, aho kugira zansebye nzapfa cyangwa nimanike cyangwa ubwe numve ko ataba mwiyisi. None se nibiki byagenze bite mugabo mwiza ko uri kuvuga nabi? Byagenze bite papa? Angelique njyewe uzi ko Angelique ngo oya ntabwo bishoboka, ntawe ushobora kubyumva. Angelique ibyo bintu se njye nabyumva? Kiriya gisaza cy'uruhara oya ntabwo mbyumva. Minzira nkwereke, mpereza ya nkoni yanjye, hari ikintu nshaka gukora. Ndakeka Angelique ataramenya uwundi we. Ubwo baragiye ageze ku cyumba cya Angelique ahita kubita urugi. Angelique papa none se bimeze bite kuri kumpamagara nkaho hari ikibazo ki? Ahise amukubita urushyi rwiza cyane. Papa urimo urampora iki koko? Cecekaho, ninde wakubwiye ko njyewe ugomba kujya kunsebye ugakunda na gisaza nka kiriya? Ninde wakubwiye ko njyewe ndakagabo kamabwa kajya gushyingira igisaza tungana ahubwo kinanduta? Unundi munsi singigere numva ngo wagiye mu kazi ka kiriya gisaza, ubu kirirwa kigusambanya, nshimye kuvuyeyo kitaguteye inda, n'ubu sinzi niba udafite inda. Mama Angelique hirarati karame, nshaka kuza tukayagupimisha umukobwa niba adatwite umwana wa kiriya gisaza. Ntabwo ngiye nshaka umukwe umeze kuri, nshaka umukwe ukiri umusore, nshaka umukwe utari igisaza, utari umugabo, utari umuntu warengeranye. Ntabwo rwa kiriya gihungu ntabwo bishoboka rwose, nshaka no kubyumva. Angelique ubwo ari kurira ati ariko papa ndamukunda n'ukuri na mama nashaka byumve. Ahita amukubita urundi rushyi. Njyewe rero ntabwo ibintu ndi kubyumva, ndagukubita, nzahora ngukubita ndetse n'akazi ukavemo. Guhera uyu munsi ntuzongera kujya mu akazi, uzajya uvaho ugiye kwiga, n'ahandi hantu uzigera wongera kujya. Ko Angelique yatangiye gusiba akazi, Andrew akamuhamagara, Angelique ntamusubize, ibintu bitangira kuzamba. Ubwo Angelique aza guha nimero ya telefone Aurora kugira aze kumubwira, aze kuganana na boss we cyangwa Andrew ko bimeze. Aurora agiye ku ishuri ahamagara Andrew amubwira ibintu byose uko byagenze, amubwira ibintu byose ko na Angelique batacyemera ajya no ku ishuri, mbese ko bamufunze ahantu yemerewe ari mu gipangu imbere atemerewe kurengana gate. Ubwo Andrew yumvise ibintu bikomeye, ashaka uburyo atorokesha Angelique kuko yumvaga ko ibintu byakomeye kandi ari we mukobwa w'inzozi ze yakundaga. Ubwo byarakomeje, bukeye Angelique ari mu rugo nyine wabo bagiye, kuko papa we yaramaze igihe kinini mu rugo atajya no mu kazi, hakora abakozi acunze Angelique gusa. Umunsi umwe rero ko papa we yari yagiye mu kazi, Angelique yahise ahamagara Andrew aramubwira ati ndi mu rugo njyenyine n'umukozi ndetse na Isaac, ese waje mu rugo? Ubwo Andrew yari ari ku kazi, yahise yatsa imodoka tutera ahita ajya mu rugo iwabo. Angelique ahageze, Angelique yahise asohoka mu gipangu. Angelique urumva yamusanze ku modoka, Andrew nawe ahita asohoka mu modoka aramuhobera, barumirana, aramubwira bararira, aramubwira ati ni ukuri mu rugo banze ko ngaruka mu kazi, banyaze telefone, mama yanyaze telefone, ubu ngubu yinkoresheje nakafitone ko umukozi wabonye ko nimero nyine atari iyanjye, bampuye mu ishuri, papa yararakaye yarankubise, ubu sinemerewe no kurenga ahangaha, ariko ndi gushaka
ndashaka nyine ko ugira ikintu ukora rwose, nshaka kugira ikintu ukora, nanjye ndagukunda, ntabwo nshaka rwose kuguhomba kandi ndi serious, bishaka ikintu ukora, shaka ikintu ukora rwose kandi dufite umwanya mutoya. ubwo ngubwo Andrew nta kindi yahise akora, ahise abwira Angelique ati genda ufate ibintu byawe byose biri hariya mwa ruriya rugo uze tugende. Angelique yagiye mu nzu afata imyenda yose, afata utuntu twibanze, ubwo Aurore bakubitanye atwaye ibintu. Aurore amubwira ati Miss Angelique ugiye he? Mbabarira, ntabwo nzakubwira, tuzavugana, njyewe ntabwo ngiye ngomba kuba mu rugo ku cyumweru n'igice, birahagije rwose, papa naramwanze, mama naramwanze, nta muntu n'umwe ushyigikiye uretse wowe wenyine Aurore, kandi ndabizi neza ko nzakomeza nyine kuba hafi yawe, uzakomeza kumbona, ariko bara rwose mbabarira nigendere rwose, ntabwo nshaka kuba muri ubu buzima. None se papa, ubwo ndamubwira use nguko wagiye hehe? Umubwire ko wasanze ndahari, ntagire ikindi kintu umubwira, n'umukozi ntabyo azi kandi ntagire ikintu umubwira, telefone wa mukozi iri hariya, telefone yanjye ubwo uzajya uyikoresha iwacu nibayiguha, njyewe ubwo nagiye. None se Angelique warese tukijyanira? Oya, bugumye mu rugo, uracyafite kwiga rwose, ahubwo nyine sezera ku mugabo wanjye, ubu ngubu ubwo byarangiye n'umugabo wanjye, ntabwo nta yandi magambo. Ubwo Aurore yahobeye Angelique, ahoberana Andrew ahita atwara Angelique mu modoka baragenda. Ubwo baragiye, Andrea ajya amukodeshereza icyumba muri hoteli azajya atahamo avuye ku kazi, kugira ngo babone uko bategura ubukwe barabuteguye. Ise wa Angelique ajya kurega, ajya ahantu hose arega Andrea amubwira ati njye nta makuru mfite y'umukobwa wawe, nta kintu mbiziho, sinzi ahantu yagiye, rwose umugabo arambeshyera, bwira turi ikivume, uri ikivume, umwana wanjye waramujyanye, mbese ibintu biba iyarara, biba ibibazo bikomeye cyane. Pasiteri rero we yari azi siri ya Angelique ndetse na Andrea ku munsi bapanzeho ubukwe, kuko nyuma y'ukwezi bari gutegura ubukwe bwarabaye, ariko uwo munsi ndetse bari mu rusengero nibwo bamenyesheje Bosco na Hilary ko ubukwe buri kuba, ko Andre ari gushyingirwa na Angelique. Ubwo ngubwo Aurore yari yavuye mu rugo, abantu bose bashyigikiye Andre na Angelique bari baje mu bukwe bwabo, ndetse baje kwitabira aho Pastor Donald yagombaga kubashyingirira. Niwaba Andre bose bari bahari, n'inshuti zo ku kazi bahari, maze bamaze kubashyingira nibwo Bosco yaje. Ageze mu rusengero asanga Angelique, Andre yamaze kumwambika impeta, yambaye ikanzu, ibintu byose no mu modoka arateguye, ibintu byose birateguye. Hilary yahise yikubita hasi, Bosco nawe ahita yicara ku ntebe arasakuza ngo umukobwa wanjye ntabwo uzamujyana, ntabwo wakigera umujyana, ibi ntibishoboka. Arasakuje, ariko imodoka bazigiyemo bajya kwinjoyinga kure cyane, maze Angelique ndetse na Andrew baba babanye batyo byemewe n'amategeko ndetse binemewe n'Imana, bashyingiwe na Donald wabahaye nyine umugisha, waherekeje umugisha, kuko we yari asanzwe azi iby'urukundo rwabo ndetse atanashyigikiye Bosco ndetse na Hilary. Bazizaga Angelique umwana wabo w'umukobwa ko akundana n'umusore ngo ushaje cyangwa se ufite imyaka myinshi. Rero ubuzima bwarakomeje, Angelique anabana na Andrew wahoze ari bosi we, umusore wari ushaje ufite imyaka 40. Ababanye na Angelique gutyo baba umugore n'umugabo. Aurore yari ari mu bukwe, ubwise yatashye amumerera nabi, ariko Aurore ahita ava mu rugo yigira kuba kwa Angelique mukuru we. Ibintu bikomeza kugenda neza, nta muntu n'umwe wari ugishyigikiye Bosco cyangwa Hilary, mbese abantu bose bavaho bumva yuko bashaka kubangamira uburenganzira bw'umukobwa wabo Angelique. Angelique nawe yari yakiriye, yumva yuko kuba iwabo batavugana ari ibintu nyine bizarangira, kubera ko ntibari bamushyigikiye, kandi iyo abumvira ntabwo yari gushakana n'umugabo w'inzozi ze yahoze akunda ari we Andrew. Ubu rero Angelique yakomeje kwiga aranarangiza, ndetse akaba afite umwana we na Andrew babyaye w'umuhungu w'imfura, kandi ubu ngubu Angelique nyine akaba anatwite umwana wa kabiri, kandi bashima Imana. Kampani yarakomeje, imbaraga zose n'ubwenge bwa Angelique yabishyize muri kampani, ndetse na Andrew akomeza kubishyiramo nk'uko yari na boss wawe wayishinze. Kampani yabo irakura cyane, ubukungu nabwo buriyongera, ni urugo rushima Imana. Imana namwe ibahe umugisha. Nahangaha rero nsoreje inkuru ya Andrew ndetse na Angelique, nkaba ngushimiye wewe wankurikiye, kandi ngushimiye byimazeyo mbikuye ku mutima, nkomeza kukubwira gukanda subscribe
ukande like ndetse unasharinge undi muntu ubona inkuru ushobora gukoraho, ushobora kuba uri kunyura mu bihe nk'ibyo Angelique yanyuzemo cyangwa nk'ibyo Andro yanyuzemo, cyangwa ucirwa urubanza cyangwa se wangamirwa n'ababyeyi bari ku bintu bidafite icyo bibangamye ku buzima busanzwe, ahubwo waba ushaka kumubuza uburenganzira bwe. Wamusharinga iyi nkuru rero nawe akayumva, kumva ko Imana ntaho itakura umuntu kandi ko wigeraho abantu bakaza kandi bakagushyigikira mu nzitane zose uba uri kunyuramo. Kanda rero subscribe, ukande like, ukande share ndetse yewe na comment, mujye mutera comment ariko mbone ko ibintu mbabwira cyangwa se inkuru mbabwira hari aho zabakoze. Nkaba mbashimiye rero, Imana ibarinde kandi nyine ikomeze ibagure muri byose. Abafite ibibazo mwihangane, abarwayi Imana ibahe gukira cyane, ndabibasabiye rwose, ndetse n'abandi bafite ibibazo by'ubuzima Imana ikomeze ibabe hafi. Ndabakunda cyane, nge nitwa Tiyunsanze, hano ni kuri Yep Media, Yep TV RDA. Ciao ciao, mugira amahoro, mukunda Imana ndetse mukunde n'abantu. Urako wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanze ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nge nitwa Tiyunsanze. Ciao ciao, nakagaruka.